Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, mu izina ridasanzwe, turagushima kubw'uyu mugoroba, turagushima kubw'urukundo rwawe, turagushima kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe. Uwiteka nyagora ku ngoma, ushyirwe hejuru kandi uhabwe icyubahiro. Niwe Mana y'imbaraga, niwe Mana y'imbabazi, niwe Mana y'urukundo, niwe utwitaho kandi niwe utugira neza uko bukeye n'uko bwije. Tuguhaye uyu mwanya kugira ngo ubane natwe, kandi ikiganza cyawe n'ukuboko kwawe bibe hejuru yacu. Uyu mugoroba w'umugoroba w'igitangaza, umugoroba wo gukira indwara, umugoroba wo kubohoka, umugoroba w'ubwiza n'icyubahiro. Reka amavuta yawe atembere hano hantu muri kano kibanza, reka ukuboko kwawe kugere kuri buri wese aho ari hose. Reka urukundo rwawe n'imbabazi zawe bitacinge buri wese. Turakwifuza gakiza kacu, turakwifuza byiringiro byacu, turakwifuza Mana nzima, turakwifuza Mana ikomeye. Reka uduhe umugisha wawe, reka uduhe ubwiza bwawe, reka uduhe icyubahiro cyawe. Uyu mugoroba ukora ibitangaza, uyu mugoroba wiyerekane, uyu mugoroba uhembure imitima y'ubwoko bwawe, uyu mugoroba usubize intege mu bugingo bwacu. Turi imbere yawe gakiza kacu, turi imbere yawe Mana nzima. Icyo tugushakaho ni ukugira ngo dukirize imibiri, dukirize imiryango, dukize indwara, kuko uri Imana ikiza indwara. Bana natwe muri uyu mwanya tugiye kumarana n'ubwoko bwawe, kandi Mwami usubize buri sengesho ryose dusengera ahangaha. Abarwayi bari hagati muri twebwe ubakize, kandi ukuboko kwawe kube kuri buri wese, kugira ngo umugisha uvuye imbere yawe utumanukire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Turabahaye ikaze kuri uyu mugoroba. Mutubabarire ku gukererwaho gatoya, ariko turashima Imana ko idufashije. Mu kanya hari hariho imvura yari imeze nabi, itadukundiraga kujya live kubera ko imvura n'ibyuma biri elegitoronike tuba dukoresha inshuro nyinshi ntabwo bijyana. Hari igihe usanga bibangamiwe, sometime tubamo cyangwa se mu mazu tuba tubamo, kuko ataba aragenewe gukoreshwamo ayo ma elegitoronike. Usanga hatarimo ubwirinzi buhagije bushobora guporoteja mu gihe cy'inkuba n'imirabyo, cyangwa se cy'inkuba zo mu kirere. So ubwo rero bikaba byari biduhangayikishe, twibaza uburyo ki turi busenge, ariko Imana yumvise gusenga, ihagaritse imvura n'izo mirabyo n'izo nkuba, ikirere kiri clear. Tugiye kumarana umwanya utari munini cyane kubera ko turi muri weekend. Weekend ntabwo iba yoroshye, abantu benshi baba bananiwe. Twaraye overnight, uyu ni umunsi wa gatandatu, turi mu masengesho
ejo ni umunsi wa karindwi turimo dusoza. So rero abantu usanga muri weekend baba bananiwe kubera twaraye amajoro, bamwe bazindutse bajya gukora. Hanyuma ikindi, abantu bafite akazi kenshi mu rugo, kwita ku miryango, abandi basohotse, abandi ariko igihe cyo kuganira n'abana n'iki, abandi bafite abashyitsi. So weekend ntago iba yoroshye, ntago rero turi buze gufata umwanya munini cyane nk'uko twari dusanzwe dufata igihe twajyaga tumarana amasaha 2 cyangwa se anarenga. Uyu mugoroba rero ntago turi buze gutinda, turakoresha igihe gitoya kuko abari hano ndizera ko benshi twararanye muri overnight cyangwa se twararanye imbere y'Imana. Uyu ni umugoroba wo gukira indwara, ni umugoroba wo gusengera indwara ufite iyo ari yo yose. Sinzi indwara ufite iyo ari yo, sinzi ikibazo kiri mu mubiri wawe icyo ari cyo, sinzi ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kiguhangayikishe cyangwa se kikumereye nabi, ariko icyo nzi ni kimwe, ni uko Yesu Kristo umwami dukorera akiza indwara. Haleluya! Umwami wacu Yesu Kristo akiza indwara. Yesu ashimwe. Umwami wacu akiza indwara. Reka twihuse tujye mu gitabo cya Yohana ibice 5. Reka twihute tuhajye tuhasome. Yohana ibice 5 dore ku murongo wa mbere bivuga ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburo cyitwa Bedesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje amazi y'ihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko Abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni sabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, uwankijije niwe wambwiye ati, ikorere uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira Abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya! Iri jambo dusomye hano mu gitabo cya Yohana ibice 5, Bibiliya iratwereka umugabo yari amaze imyaka 38 arwaye. Yesu Kristo mu mirimo yakoze, mu bitangaza byinshi yakoze, ibitangaza byinshi biruta ibindi yakoze, nibyo gukiza indwara, nibyo gukiza abantu barwaye, gukiza ababembe, gukiza impumyi, gukiza ibipfamatwi, gukiza abarwayi ubuganga. Ikintu kijyanye n'uburwayi Yesu Kristo yagitinzeho cyane. Kubera iki? Kuko indwara ni igihano cy'abadayimoni, indwara ni misiyo ya Satani, indwara ni imirimo ya Satani. Satani azi neza
igihe cyose umubiri wawe urimo uburwayi azi icyo bisobanuye. Nusoma mu gitabo cya Yobu ibice 2 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6 baravuga ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati umubiri uhorerwe umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo. Urumva kuri umurongo wa 4, urumva iyi statement ya Satani, urumva amagambo ya Satani. Satani arimo kubwira Imana ati ndabizi neza yuko umuntu yatanga ibyo afite byose, yatanga ibyo atunze byose kugira ngo abicunguze umubiri. Igihe cyose amagara yawe yatewe, igihe cyose umubiri wawe urwaye, watanga ibyo ufite byose, watanga buri kimwe. Haleluya. Watanga buri kimwe ariko ugakiza umubiri wawe. Hariho agastatement kavuga ngo dutanga amagara yacu twiruka inyuma y'ubutunzi, hanyuma tukazongera gutanga ubutunzi bwacu twirukanka inyuma y'amagara. Kugira ngo ubone ubutunzi bigusaba gutanga amagara, bigusaba gutanga umwanya, bigusaba gukora uvunika, bigusaba kuruha, bigusaba kurara amajoro. Abadukurikiye mu bihugu byo hanze baba ku yindi migabane, hari aho usanga umuntu afite utuzi turenze 3 ku munsi umwe. Ugasanga harahakora mu gitondo kugeza saa 6, ugasanga arahakora nyuma ya saa 6 kugeza ku mugoroba, ugasanga arataha akaryamaho gatoya, saa 5 z'ijoro akajya ku kandi kazi. Cyangwa se ava ku kamwe saa 11 agahita ajya ku kandi ari bukore kugeza saa 6 z'ijoro, agataha akaryama saa 7. Ugasanga arakora utuzi 3. Ariko nahanga muri Afurika nabisigaye bihari. Ugasanga arava mu kazi arushye, agasanga mu rugo hari utundi tuzi agomba gukora, two mu rugo agomba gushyira ku murongo, agomba guteka, agomba gukoresha abana dayad, agomba gukora utuntu twinshi dutandukanye. So ni ukuvuga ngo dutanga amagara yacu, dukoresha imbaraga zacu, turimo twirukanka inyuma y'ubutunzi, ariko iyo amagara ananiwe, iyo amagara arushye, iyo amagara arwaye, ibyo wavunikiye, ibyo waruhiye urabitanga kugira ngo ugaruze ubuzima. Ariko ikibabaje ni kimwe, nuko bya bintu twaguze amagara yacu, iyo turimo tubikoresha ngo tuyagaruze, ntabwo twagaruza ngo tuyabone. Atari Yesu kugaruriye ubuzima, atari Yesu kugaruriye amagara, wowe ubwawe ubutunzi ufite n'ibintu ufite ntabwo byakugarurira amagara. So rero Satani arabizi neza yuko iyo ukoze ku mubiri, iyo ukoze ku buzima, oh my Jesus, network y'umugoroba mu izina rya Yesu Kristo, network turagusengeye ube muzima. Umwanya tugiye kumara tuganira ijambo ry'Imana, abantu b'Imana bakurikire kandi bumve ijambo ry'Imana, ntagire ikibazo na kimwe kiba mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Satani azi neza umubiri wawe icyo usobanuye. Twebwe inshuro nyinshi amagara yacu ntabwo tumenya agaciro kacu, kuko hari indwara nyinshi ziza mu mibiri yacu twagizemo uruhare. Hari abantu barwaye sida kuko basambanye cyane, kandi mu gihe basambanaga ntibatekerezaga ko bashobora kwandura sida, bapfaga kuryamana niwe wabonye wese, nta bwenge bwo gukunda amagara yabo bigeze bagira. Uyu munsi wa none imibiri yabo irimo irashenguka, ariko nibo batanze, nibo bangije amagara yabo, ntibazi agaciro k'amagara yabo. Hari abandi barwaye izindi ndwara zitandukanye ziva kuba indisipurine, kutagira disipurine. Ubwawe ukangiza umubiri wawe ubireba, ukangiza, ukanywa amayoga, ukanywa amatabi, nturyame ngo uruhuke. Ibyo byose ugasanga biragiye bikretinze
indwara muri wowe. Kurya nabi, ibifuta, ibiki byose, ibinyama by'ingurube, komeza wirohamo, wisukamo, ugasanga ntujya ugira n'umunsi wo kwiriza nibura mu buzima kugira ngo umubiri ushobore gukonsuminga na bya bindi byibitse muri. Buriya amasengesho yo kwiyiriza ni ingenzi cyane ku mibiri yacu no ku magara yacu. Iyo dufashe iminsi 7 nk'iyi ngiyi turi imbere y'Imana twiyiriza, kubera ko tuba twafashe igihe cyo kureka ibyo kurya, umubiri utangira gukoresha bya bindi wasitutse, utangira guhiga ya sukari wasitutse ukayikoresha, utangira guhiga ya mavuta ukayakoresha. Hari ibintu byinshi biba biri mu mubiri, umubiri ugenda usigaza aribyo bigaruka bikongera bigatera indwara. Ariko iyo wiyirije, umubiri ubona umwanya wo kongera gukoresha na bya bindi byari byisitotse mu mubiri wawe byari kuzagutera ikibazo. Ugasanga nibura ya sukari, ugasanga ya mafuta, ugasanga bya bintu byinshi cyane biri muri wowe byari biri stoke, kuko wiyirije umunsi 1, 2, 3, 4, 5, 7, umubiri ugize umwanya wo gukonsuminga bya bindi. Hanyuma ikindi ugasanga turi abantu barabicaye ahantu hamwe gusa. Iyo usohotse imodoka ibiri imbere y'umuryango, winjira mu modoka ukadrivinga, ukagenda n'imodoka, ukajya ku kazi, ukicara muri office, ugasohoka ukinjira mu modoka. Iyo utagiye n'imodoka yawe uri muri public transport like that, ukaba gutyo ubuzima bwawe bwose, nta siporo, nta mazi menshi, nta. Ibi ngibi turabikora, tugira ubu indiscipline bwinshi ku mibiri yacu n'amagara yacu. Kubera iki? Kuko ntabwo tuzi iri hame. Satani wararizi, ariko twebwe ntabwo turizi. Hari indwara nyinshi ziri muri twebwe zidakeneye amasengesho, zikeneye ko tugira discipline. Urahangayika, imitsi y'umutwe ikarega, kabaho wihebye, wigunze, ucecetse. Ndetse ibyo bikaretinga indwara muri wowe, kandi izo ndwara zirakwica. Tegerezwa kumenya neza yuko hariho igihe umubiri wawe ukeneye yuko ugomba guseka, ugomba kwishima, ugomba kujya aho abandi bari, ugomba gufata umuyaga, ugomba gukora siporo, ugomba kunywa amazi umubiri ukeneye, ugomba kugira igihe ukareka kurya, umubiri ukadigera, ugomba kugera igihe ukamenya ibyo urya n'ibyo utarya, urugero uriramo, like that. Kubera iki? Kuko amagara aruta ibintu byose. Aruta ibintu byose. Ikintu cyose ufite, iyo ubuzima bwawe bukozweho, uragitanga. Yaba imodoka urayigurisha, yaba inzu urayigurisha. Hari abantu benshi muzi cyangwa se mwumvise bari abakire, bafite ibintu byinshi, ariko ibyo bakoreye n'ibyo baruhiye byose byaragiye hejuru y'uburwayi bwabo. Kandi ikibabaje ni kimwe, nuko iyo umaze kubikonsoma byose mu burwayi, ugura imiti yo kwa muganga n'ibindi bitandukanye, birarangira umuntu agapfa nta kintu asize kandi yararushye. So rero ibi ngibi tugomba kubyumva yuko ntabwo Satani agomba kuturusha kumenya agaciro k'umubiri wacu. Kubera iki? Tuni isengero s'Umwuka Wera. Ntabwo Imana ikuvugiramo iyo urwaye, iyo urembye. Yesu ashimwe. Iyo upfuye biba birangiye. Imana yacu ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye, ntabwo ari Imana y'imizimu. Iyo upfuye uraruhuka, ukategereza igihe uzambarira umubiri. Uriya mubiri tuzambara rwese azaba agarutse, nta muntu n'umwe urawambara uyu munsi. Abapfuye bapfiriye mu Mwami, imyuka yabo hari aho iruhukiye, ariko iriya myuka ntabwo irongera kwambara umubiri.
so iki ni cyo kintu reka mbabwire akankabwoko bw'Imana. Ikintu gikomeye turusha abadayimoni, buriya abadayimoni tuzi ko ari abanyembaraga ariko ni abanyantege nke cyane, ntabwo ari abanyembaraga. Kubera iki? Kuko reka mbabwire iki ngiki, igihe Imana yaremaga isi yayiremeye umuntu. Kuko Imana yariremeye isi umuntu, ubuzima bwo mu isi Imana yabuhaye umubiri. Yesu ashimwe. Ikintu cyose kiba muri iyi si, ikintu cyose gikorera muri iyi si, ikintu cyose gifite ubugingo kigendagenda muri iyi si cyambaye umubiri. Ntushobora kuba muri iyi si utambaye umubiri. Ubusanzwe abantu turi imyuka kimwe n'abadayimoni. N'abadayimoni ni imyuka, n'umuntu ni umwuka. Ariko itandukano riri hagati y'umuntu n'idayimoni nuko umwuka w'umuntu Imana yawuremeye umubiri ubamo, kugira ngo dushobore kuba muri iyi si. Umuntu ntashobora kubaho muri iyi si, iyi si turimo, atambaye uyu mubiri. Hari ahandi hantu, hari indi si ushobora kubamo utambaye umubiri, uri umwuka. Ariko muri iyi si ntabwo bishoboka ko wayibamo utambaye umubiri. Ukenera umubiri kugira ngo ube muri iyi si. Rero iyo uno mubiri upfuye, umwuka wawe ukuvamo ukajya ahandi hantu urindiriye igihe Kristo azagaruka azanye indi mibiri yo mu yindi si tuzaba twaremewe kubamo. Iyo mibiri y'abera bazambara cyangwa se tuzambara, ntabwo Imana yiremeye iyi si. Umubiri Imana yaremeye iyi si ni uyu nguyu dufite. Ariko iyo si yindi biravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya. Iyo si nshyashya n'iryo juru rishya rifite undi mubiri waryo. Uwo mubiri waryo rero utandukanye n'uyu nguyu. Wo ntagwara, wo ntabwo ubora, wo ntabwo upfa, ariko nta n'umwe urawambara. Tuzawambarira rimwe kuri urya munsi Yesu Kristo aje gutwara itorero. Yesu naza gutwara itorero, twese tuzambarira rimwe. Abakijijwe tuzambarira rimwe uriya mubiri. Ariko ubu muri iyi si ni uyu mubiri dufite. Rero dore ahantu Satani n'abadayimoni bahuriye n'akaga. Ni imyuka itaremewe kuba muri iyi si. Ni imyuka yari yararemewe kuba mu ijuru. Yesu ashimwe. Bari bararemewe kuba mu ijuru. Hanyuma Satani aracumura, Satani akora icyaha, arangije yirukanwa mu ijuru, akurwa imbere y'Imana, ajugunywa mu isi. Ajugunywa mu isi adahawe umubiri wo kuba mu isi. Ajugunywa mu isi acyambaye wa mubiri yari afite mu ijuru. Mbibutse ko na Yesu Kristo igihe yaje muri iyi si ntabwo yaje yambaye ishusho yo mu ijuru, ahubwo yaciye mu nda y'umugore yambariramo umubiri wo kuba muri iyi si. Iyi niyo mpamvu Yesu Kristo
haleluya. Iyi niyo mpamvu Yesu Kristo yashoboye kurangiza misiyo zose yari yaratumwe gukora muri iyi si, kubera yuko we yahawe umubiri wo muri iyi si, yambikwa umubiri wo muri iyi si kugira ngo ashobore kuyigenderamo. So uyu mubiri wo muri iyi si rero usaba kurya, kunywa no kwambara, usaba ya makondishoni yose kugira ngo ushobore kuba ari wo umwuka w'umuntu utuyemo. Rero aka kaga n'iri shyano ryagwiriye Satani, akibona mu isi y'abantu bambaye umubiri, agomba kuyibamo ariko adafite umubiri wo kuyibamo. Ibi byamugize umunyantege nke cyane, bimuha ibibazo bikomeye cyane, byatumye asobanukirwa agaciro k'umubiri kuruta uko twebwe tugasobanukiwe. Murabona impamvu Satani azi agaciro k'umubiri kuruta uko twebwe tukazi? We ni ikiremwa cy'umwuka kiri mu isi, ariko kidashobora kuryohererwa isi, kidashobora kunezerererwa isi, kidashobora kubona ibyiza by'isi, kubera ko kitambaye umubiri wo kuba muri iyi si. Ntabwo cyambaye umubiri wo kuba muri iyi si. Rero ku bw'izo mpamvu Satani burya, reka mbabwize ukuri, iyo ufite ikintu ntumenya agaciro kacyo, iyo kibuze nibwo umenya icyo cyari kikumariye. Iyo ubona ikintu abandi bafite utagifite, umenya value yacyo kuko byarakunaniye kukigeraho. Iyo ubona umuntu atunze imodoka we ntayo utunze, iyo ubona umuntu ataha mu nzu yiwe atishyura, wowe uba mu nzu wishyura buri kwezi, umenya agaciro k'inzu. Ariko uriya ubona aza agakingura akaryama nta kibazo, ntabwo ashobora kumva agaciro ko kugira inzu yiwe. Ariko umupangayi wese ava akagera azi agaciro k'inzu, kuko azi ko umwana burara akishyura nyir'inzu, azi ko aba adafite ibyo kurya mu nzu ariko akabanza akishyura nyir'inzu. Ako gaciro arakazi. So uko niko Satani azi agaciro k'iyi mibiri twambaye, kuko arabukeneye ariko ntawe afite. Ibyo rero bituma Satani n'abadayimoni biwe bigwa bagendagenda bashakisha uwo binjiramo, bashaka umuntu ufite umubiri wabaha ikaze, hanyuma uyu mwuka ukaza ukinjira muri uyu mubiri ugatura muri we. Nguko uko ikiremwamuntu cyatangiye guhura n'ingorane n'akaga ko guturwamo n'abadayimoni. Niyo mpamvu usanga umuntu harimo abadayimoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuko ntabwo turi abantu, ntabwo ari abantu bose bakingura iryo rembo guko dayimoni iza mu mubiri. Ntabwo ari abantu bose, ntabwo ari abantu bose bahaye Satani ikaze ngo aze gutura mu mibiri yabo, ntabwo ari bose. Rero Satani n'abadayimoni biwe usanga iyo babonye ahantu babona akarembo, iyo babonye akarembo gato, iyo babonye akayira gato, baraza ari benshi bakaza bakirunda mu muntu umwe. Ugasanga umuntu arimo abadayimoni barenga 100, umuntu arimo abadayimoni barenga 1000. Kubera iki? Baramubyiganiramo kuko bakeneye kuba muri iyi si, kandi kuba muri iyi si bisaba kuba wambaye umubiri. Iyo utawufite rero iyi si ntabwo ushobora kuyibamo, iyo utawufite iyi si ntushobora kuyigenderamo. Rero bashaka abantu binjiramo. Niyo mpamvu mubona muri iki gihe Satani, kubera ko azi ko asiganye igihe gitoya, yinjiye no mu nsengero, yinjiye no mu bantu babandi basenga bavuga Imana. Mu mpakanya baha ibyo mushaka byose, baha amafaranga yose, ariko mu mpakanya mbona ahantu nicara, mbona ahantu nduhukira,
kuko narajugunywe, nakuwe mu ijuru, najugunywe mu isi, ariko muri iyi si sifite ahomba. Ingabo zanjye ntizifite aho ziba. Cyara byari bimworoheye kuko kuraguza, guterekera, gupfumura byari byoroheye buri wese kubikora nta kibazo. Ariko muri iyi si umunsi none tugezemo, guterekera ni icyaha, guterekera ni igisebo, ni ikimwaro, kuraguza ni ikimwaro. Ubikora abikora yububu, ariko abantu basenga ku mugaragaro. Ahita ashaka ro abajenti biwe, kavuga ati reka noneho nshake muri bya bindi bigezweho abantu bajyamo nta kibazo. Ngukuko n'abantu bagenda bandura abadayimoni n'imyuka mibi mu nsengero cyangwa ahantu byitwa ngo barasengera. Ni ukubera ko Satani arashakisha ahatura, arashakisha aho yicara. Ibyo rero nibyo bituma Satani amenya agaciro k'umubiri wawe kuruta uko wowe ukazi, kubera ko wowe ufite iyo feva, ufite ubwo buntu bwo kuba muri uyu mubiri, ufite ubuntu bwo kuba muri uyu mubiri. Kuba uri muri uyu mubiri bigushoboza kwiga ibyo ushaka, bigushoboza kujya aho ushaka, bigushoboza kujya mu ndege, bigushoboza kwenjoyinga, bigushoboza kuryamana n'umugore wawe, bigushoboza kuryamana n'umugabo wawe, bigushoboza kunywa, bigushoboza kubyina, bigushoboza kuvuga, bishoboza kubigisha, bishoboza. Nuvuga ngo ikintu cyose ushaka gukora, igihe cyose umubiri wawe ari muzima uragikora. So Satani rero ikintu cyose ashaka gukora muri iyi si ntabwo agishobora keretse iyo abonye uwo yitiza umubiri we. Keretse iyo abonye uwo yambara umubiri wiwe. So abadayimoni na Satani ni ibiramwa by'umwuka biri muri iyi si, ariko byajugunywe mu isi bidahawe ubushobozi bwo kwambara umubiri, bidahawe amahirwe yo kwambara umubiri. Byirirwa rero bishakisha imibiri byinjiramo, byicaramo. Niyo mpamvu mu kazi gakomeye abadayimoni bakora nako kudistroyinga iyi mibiri twambaye. Kuko we Satani agufitiye ishyari, ufite ikintu adafite, ufite umubiri adafite. We ubwo butunzi, izo modoka, ayo mafeza, ayo mazu, ashobora kubikunyanganya mu isi y'umwuka akabikubuza kubigeraho, ariko nawe ntacyo bimumarira kuko ntabwo afite umubiri. Yesu ashimwe. Satani arabikunyanganya, arabikwambura, arabikwaka, arabikubuza, ariko ntabwo abyenjoyinga, ntabwo abyishimira. Ariko kubera ko nawe uri mu byishimira, bimutera ishyari n'urwango, akavuga ati it's okay, reka mushyiramo nawe indwara ahore kwa muganga. Nababwiye ngo bizinesi ya mbere ikomeye muri iyi si, bizinesi ya mbere ikomeye yinjiza amafaranga ya mbere kuruta izindi zose, bizinesi ya mbere ni intambara. Intambara yo kurasa abantu no kwica abantu niyo bizinesi ya mbere yinjiza amamiliyari n'amatiriyari n'amabiliyoni y'amadolari. Bizinesi ya kabiri yinjiza amafaranga menshi muri iyi si ni bizinesi y'uburwayi. Stili ni ibyica umubiri, ni ibyica umuntu. Bizinesi zihambaye zose ziri muri zishingiye ku kwica. Ibi ndabizi ko mutazabyumva henshi, ibi ndabizi ko atari benshi bazabibabwira, ndabizi ko atari benshi bazatinyuka kubivuga, ariko niko kuri. Ibikoresho by'intambara birahenda. Ba nyirizi inganda zicuruza intwaro z'intambara bafite amafaranga atagira uko angana bakura muri izi ntambara zirwanwa hirya no hino. Mwebwe mwamubona intambara zanga gushira zikomeza, mukibaza impamvu. Abaziri inyuma n'abazisunika ntibashaka ko zishira.
zishire gute inganda zabo zihombe, zishire gute amamiliyari binjiriza muri izi ntambara bayakure he? Bashobora kukwemera ko zishira. Niyo mpamvu bakomeza benyegeza buri hantu hose. Uyu munsi wa none tuvugana muri kano kanya, this moment, Ubuhinde na Pakistan birimo birohererezanya ibisasu ku rwego rwo hejuru, barimo bararasana. Ubuhinde butunze intwaro kirimbuzi, Pakistan itunze intwaro kirimbuzi. Ibi mushobora kwibaza ko ari impanuka zirimo kuba, ni ibintu byateguwe mu myaka y'ubukorone, ni ibintu byateguwe kera. Pakistan n'Ubuhinde byari igihugu kimwe. Yesu ashimwe. Bari igihugu kimwe, bavuga ururimi rumwe, ariko ikintu cyaje ni kimwe. Hajemo ngo idini ry'Abahindu n'idini rya Isilamu. Pakistani kaba gace cyangwa se intara ihindutse Abisilamu. Ubuhinde biba iyindi ntara cyangwa se ikindi gice cy'idini ry'Abahindu. Bahita baseparating. Mwebwe mujye ukwanya abandi bajye ukwabo. Bakolonijwe n'Abongereza, bayibafashamo. Iyo separation yateguwe mu myaka yashize. Abayiteguye, abanyabwenge batekerereza isi, bahisi umurongo izagenda mu myaka ibihumbi biri imbere. Bategura ibintu bizaba mu buzukuruza babo. Barateguye neza yuko igihe kimwe kizagera aba bavandimwe bakocorane, barwane. Haba intara ya Kashmir yananiwe kumvikana, abayisigarana bahora bayirwanira. Bigeze igihe barayiseparatinga, Pakistan ifata igice kimwe n'abandi bafata ikindi. Ejo bundi ba mukerarugendo b'Abahinde bagenda gutembera muri ako gace kiriya ntara ya Kashmir. Bahageze bari kumwe n'abagore babo, abo mu mitwe y'ibyihebe, abitwa ngo ni imitwe y'ibyihebe, I don't know, baturutse muri Pakistan. Baraza bafatamwe abagabo 27. Uwo wazaga ngo uri umwisilamu akavuga ngo yego, bamubazaga ibintu bijyanye n'idini ry'Isilamu, yabisubiza bakamushyira ku bandi, uwo ntiyapfaga. Uwo basangaga atazi ikintu kimwe cyana kuri Isilamu bahitaga bamuca umutwe. Abagabo bose 27 basanze atari Abisilamu barabica, abo basanze ari Abisilamu barabareka, n'abagore barabareka, bababwira ngo ni mutahe mugende mujye gutanga message y'icyo dushobora n'icyo dushobora kubakorera. Bageze mu Buhinde, Ubuhinde burarakara. Abantu bavuye muri Pakistan baje kutwicira abantu. Ubuhinde butegura, bumaze ibyumweru 2 burimo butegura misiyo yo kurasa muri Pakistan. Ejo bundi ahangaha muri iminsi tatishize, Abahinde barasa ibirindiro 9 bikoramo abantu bo muri iyo mitwe ya Isilamu bafata nk'ibyihebe. Pakistan itagurukira avuga ati muraduteye, natwe tugomba kwihorera. Intambara y'umunsi wa none ni technology, ni drone, na amamisire, kandi zira misire zirahenda, zira IBOM zizimye ibisasu zirahenda. Pakistan ibona ntabwo ifite budget yo kwinjira mu ntambara, ihita muri IMF. Ijya muri IMF turasaba inguzanyo y'amamiliyari y'amadolari. IMF yahise isinyira Pakistan inguzanyo y'amamiliyari y'amadolari mu masaha atageze kuri 12. Mwumvise tubayemo. 1/2 cy'amafaranga cyari cyamaze kujya muri Pakistan. Pakistan yabibonye agatege itangira kurasa mu Buhinde. Abantu barabona ko hari umwuka w'intambara no kurasa. Ndimo kubereka uburyo cy'intambara ariko ikintu gicuruza cyane kuruta ibindi byose. Ubu ntago muzi ibihugu amadeni birimo y'inkingo za COVID. Muzi yuko mwakingiwe ku buntu, ariko ibihugu byanyu
ibihugu byacu bifite amadeni atagira uko angana aremereye ku nkingo za covid, kandi muzi ngo n'imfashanyo zatanzwe ariko ni amadeni, kandi banazidukingiye ku ngufu, benshi mwazikingiwe mutabishaka, ariko n'amadeni bazishyura imyaka n'imyaka. Ryari itegeko kwari kubihatirwa, ubyange igihugu cyawe gite gishyirwa mu kato, nta namwe kizongera guhahira ku isoko ry'isi. Iyi miti abantu birirwa birundamo yuzuyemo ubumara n'uburozi. Unywa ibinini runaka urimo wabara umutwe pain igashira muri ako kanya, ariko impyiko zigatangira kugenda zangirika gahoro gahoro, umwijima ugatangira kugenda wangirika gahoro gahoro. Bazi ko nunywa ibi binini by'umutwe imyaka 3, mu myaka 10 iri imbere uzaba urimo nywa ibinini by'umwijima n'ibinini by'impyiko, amaraza aba yaratobotse. Business is long term. Iyi si turimo ntabwo ishobora kwicara idafite intambara, ntishobora kwicara idafite indwara. Muzi Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyepfo ni abavandimwe, ni ibihugu bimwe, ariko amakimbirane yabo ntashira. Uwakoze biri uwase paye kuri akagira Korea North, Korea South, azi impamvu, azi icyo abitse, ni igisasa bateze. Anytime igihe ashatse akanda kuri telekomande, abantu bakava muri Korea y'Uruguru bakarasa hepfo, abepfo bagahita bazamuka, tension igahita izamuka ku isi. Abazi iyo biva niyo bijya. Umuntu wakase imipaka y'u Rwanda n'u Burundi na Kongo na Tanzania n'u Bugande, akagenda afata ababasiga bafuta, azi icyo yakoze. Azi ko igitondo kimwe ashobora kubyutsa Tanzania ati u Rwanda muhangane kuko hari abantu banjye n'abandi bantu. Azi ko igitondo kimwe ashobora kubyutsa u Rwanda n'u Burundi just gukanda kuri telekomande gato gusa. Kubera iki? Kubera iki ibyo ngibyo bikorwa? Umwuka uri inyuma n'umwuka wa Satani, ariko mission ya mbere, objectif ya mbere ni ukwangiza uyu mubiri, ni ukwica abantu, abice bapfe cyangwa se bapfe bahagaze. Niyo mpamvu anga avuze ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati umubiri uhorerwe umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ibyo umuntu atunze byose, iri hame Satani ararizi, azi neza yuko ibyo utunze byose yagize ahantu afata ku mubiri wawe, yabonye akanashyikira akagafataho. Ibyo utunze byose urabitanga kugira ngo ucungure cyangwa se ukize uyu mubiri. Murongo wa 5, ariko none rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, arakwihakanira imbere yawe. Urumva Satani ukuntu ari umugambanyi? Arimo arabwira rambura ukuboko kwawe ukore kuri Yobu, apana kuba wamutwaye amatungo, ni birani bisanzwe, mukore ku mubiri urebe ko atari buze kukwihakana. Satani arabizi neza yuko yakoze ku mubiri wawe udashobora gusenga, udashobora kugira ikintu ukunda, udashobora kongera gutekereza, udashobora gucuruza, iterambere ryose riba rihagaze. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, ijambo twatangireho muri Yohana 5 yavuze ngo umugabo yaramaze imyaka 38 aryamye ku kidendezi. Muzi ibintu bikozwe mu myaka 38? Ese umwana umaze imyaka, tuvuge ko yavutse uwo munsi, haleluya, tuvuge ko yarwaye umunsi yavutseho, kurwara umunsi wavukiyeho, ukajya ku kidendezi ukamara imyaka 38. Umuntu amaze imyaka 38 arwaye, akaba afite imyaka 38 y'amavuko, hanyuma agakira, ubundi umuntu azagera ku ki mu buzima? Iterambere ryose ryaramusize. Ntago yize nk'abandi, ntiyagize inshuti, ntiyabaye muri sosiyete, ntabwo azi isi yiva n'iyijya. Gutangira ubuzima ku myaka 40, ukaba ujya gutangira, nta kintu kimwe uzageraho.
abandi ku myaka 40 barize bafite bachelor, bafite PhD, bafite ama experience muri business, bazi bakora utu bakora ibi, bagira gutya, baca habanyura ha, baca muri izi nzira bigenda gutya, utwo twose baratuzi. Uzahangana nabo gute ku myaka 40 umaze imyaka 40 uryamye hasi? Myaka 38. Tuvuge ko yafashwe afite imyaka 15 akamaze imyaka 38 aryamye hasi, adutse ku myaka 54. Ku myaka 54 aje gukora iki mwisi? Azahakura iki? Azahabona iki? Nta na kimwe. Isi yaramusize. Murebe imbaraga z'uburwayi buryo ki zica ubuzima bwacu. Iyi niyo mpamvu uyu mugoroba shaka dusengera imibiri yacu, dusengere ubuzima bwacu, dusengere amagara yacu, kuko indwara ni ikintu kibi. Abanyarwanda babuze ukuntu babivuga, baravuga ngo umwanzi w'umuntu ni umubiri, ariko bashaka kuvuga uburyo ki umubiri uguhinduka, uburyo ki indwara yinjira mu mubiri wawe, yinjira mu buzima bwawe. Umwanzi w'umuntu ni indwara, kuko iyi ndwara yamaze gufata umubiri, ibintu byose birahagarara. Indwara ntago yica iterambere ry'uyirwaye wenyine gusa, ahubwo y'indwara yinjiye mu muryango yica iterambere ry'umuryango wose. Reka twimagine uyu muntu yari umugabo afite umugore n'abana 3. Umwana mukuru afite imyaka 7, uwa kabiri afite imyaka 4, uwa gatatu afite imyaka 2. Ni umuntu warimo gukora ijoro n'amanywa, akorera urugo, ashakisha, ashaka ko abana babona minerivare, ashaka ko abana bajya ku ishuri, arakora akishyura inzu, baracyamuzi inkodeshanyo, cyangwa se ni inzu yubatse ku mafaranga ya banke, aracyishyura credit ya banke. Utuntu dusabwa mu rugo ni twishi cyane. Arara akora, azinduka ashakisha, arashaka ko yakura umugisha, arashaka uburyo ki yarera bano bana, ashaka uburyo ki yatunga umudamu. Afite sebukwe ajya agira gutya akagurira ikoti kuri Noheli, afite nyirabukwe ajya agira gutya kuri anniversaire akamugurira keke, afite murumuna we ujya uza kumwirika akamubwira ati ku ishuri banyirukanye, akamuha minerivare. Hanyuma igitondo kimwe ararwaye, aryamye hasi, ntagishobora gusohoka. Gukura kw'aba bana kugiye hehe? Imibereho n'ubuzima bw'aba bana bigiye hehe? Tell me. Uyu mugore uri mu rugo usigaranye inshingano zo kwita ku rugo wenyine gusa. Urugo rwaherwaga n'umugabo rugiye gutangira guherwa n'umugore. Abana azabigisha gute? Azabagaburira gute? Ntago bazaba kibaho ubuzima bari babayo. Nta uzongera kurya umukate, nta uzongera kurya mu gitondo. Nta mwana uziga ku ishuri rizima. Ahanga ndakwereka uburyo ki indwara ifashe ikerekezo cy'urugo igahita igishyira mu yindi direction itigeze gutekerezwa. Iyo niba kwabwira ngo dusenye iki, twirukane iki, dusaba Imana iturengera ahanga, masha kugira ngo wumve why dufashe uyu mwanya, why turimo dusengera iki kintu, why iki kintu nakizanye muri amasengesho y'imisi 7. Kubera iki? Ni ikintu kiri important cyane. Kandi nta muntu n'umwe indwara izira ngo ibanze imwandikira urwandiko imworeze mubwire ngo igihe iki n'iki unyitegure nzaza. Umuntu aryama ari muzima akabyuka arwaye, umuntu ajya ku kazi ari muzima agataha arembye. Ibyo mwari mubizi niko bimeze. Noneho ibyo uyu mugabo yazanaga mu rugo byose birahagaze, birarangiye. Nyuma y'uko bishize ararwaye, akeneye kwitabwaho. Uwagaburiraga abandi agiye kugaburirwa. Hanyuma y'ibyo atangiye kuvuzwa. Umugore
wafatanyaga n'umugabo gutunga urugo asigaye akora wenyine. noneho ntabwo ibimureba ari inshingano z'urugo gusa, ahubwo hiyongereyeho n'uburwayi, hiyongereyeho n'umuti. bakubwira ngo uyu muti ugura $100, uyu muti uva mu Butaliyani, akeneye uyu muti kandi aho uva mu Buhinde, akeneye iki kandi aho kiva naha. bigenda gute? iterambere rirashira. tuve kuri ibyo ngibyo, akeneye kurwazwa. wa mugore niwe ari kubyuka ajya ku kazi, ntari bugende asize umugabo aryamye mu buriri. bibaye ngombwa yuko aza akamenya uko amuhindura, uko amuha ikinini, uko amuha amazi, uko amuha iki n'iki, buri kintu cyose. uyu mugore ntabwo ari busubire ku kazi. iyi ndwara yaje ifunga amaboko y'uyirwaye, igafunga n'amaboko y'abamurwaje, yabo mu muryango. nguko uko ubukene butangira kwinjira, nguko uko inzara itangira kwinjira. bikaba ngombwa yuko uyu mugore atangira kugurisha agasambu kari hariya, akagurisha inka iri mu cyaro, akagurisha ihene, akagurisha akazu bari karimo abapangayi. nimba uyu mugabo afite mukuru wiwe, mukuru we nawe yari afite abana barimo kwishyurira, mukuru we nawe itagira badeni yo gufata abana ba murumuna we agatangira kubishyura minerivare, kubera ko murumuna we ararwaye ntabwo agishoboye kubishyurira, abana bakeneye kwiga. urabona ukuntu indwara itacinga kuri buri muntu wese wo mu muryango. reka tuvuge ngo uyu mugabo, umugore wiwe abonye yuko imyaka 2, 3, 5 ishize abana barimo bagwingira, ubuzima bunaniranye, afata uyu mugabo aramwikorera, amujyana ku kindi bedesida, amusigaho, avuga ati uzashaka imbaraga zishukujugunya mu mazi, nicanga ntegereje ngaha amezi 5, abana bari mu rugo bonyine, subiye mu rugo kureba abana, nawe uzirwaneho urebe uko wakwijugunya mu mazi. nta kundi. uzi abantu barwaye indwara igihe kirekire, ikibazo cya mbere bagira ikibazo cyo gutabwa. kuko iyi si ntabwo iduha uburyo, ntabwo iduha amahirwe yo kumara igihe cyacu twicaye imbere y'umurwayi udakira. niyo mpamvu icyifuzo cy'umuntu wese urwaje umuntu igihe kirekire aba arimo kuvuga ngo Imana nimukize, nibitamukijije imutware. si uko amwanze, si uko atamukunda, ariko icyifuzo kiri muri we, kuko kumuba iruhande birangiza ibindi, birica ibindi. uricarana n'uyu mwana urwaye, uricarana n'uyu mugabo urwaye, uricarana n'uyu mugore urwaye udakira, ukonsoma imiti, ukonsoma ibyo kurya, noneho agutwara n'igihe, akubuza no gukora ibyo wagakoreye abandi. ararwara ariko indwara yiwe iboshye umuryango wose, igatangira guteza n'amatiku n'ibibazo. kanaka ntiyasuye, kanaka ntiyangezeho, bankundaga nkiri muzima. inzangano n'amakonfligiti bitangira kwinjira mu muryango kubera indwara. ndimo ndababwira ububi bw'indwara. indwara ni mbi. bamwe rero barakwibagirwa, baragusiga, urimo urapfa. ntabwo uri bupfane n'abantu bose, ntabwo uri bupfane n'abana bawe bose, ntabwo uri bupfane n'umugore wawe, ntabwo uri bupfane n'abakure n'abarumuna bawe. uku niko bafashe uyu mugabo, baramutora bamutereka ku kidendezi Bedesayida, bamurekerayo, baritahira bajya gushaka ubundi. bakora bavuga bati abana wasize ubyaye mu rugo bakeneye kwiga. umugore ati abana wasigiye bakubaye barabishyura minerivare, ariko ntibabambika, ntibabagaburira, ntibabashakiraho kurara.
ndoburije kujya kubashakira icyo kurya. Nkurwaje imyaka 5 ibisigaye ihangana. Rimwe mu kwezi nzajya nza ngusure, ariko sinaza kurana nawe, sinakomeza kubana nawe kuri aka karago. Aha ni usanga rero abantu barwaye indwara z'igihe kirekire batangira kugirana ibibazo n'abantu. Umugore yabonye urwaye araguta, umugabo yabonye utakiri muzima bagukunda uri muzima. Just izo ni rezilita z'indwara. Niyo mpamvu mu isengesho ryawe inginga Imana nturware nturwaze, nicyo gisubizo. Ariko nurwara nurwaza izi rezilita zituruka ku ndwara zimeze gutya, nta hantu uzazicikira, nta hantu uzazihungira. Birizana, biraza, ubusanga biri aho gutyo, ntacyo wakora ngo ubihindure, kuko biri nuko biri. Hari ibintu twasanze muri isi tudashobora guhindura, kuko niyo ufite amatungo ameze gute, niyo ufite ubutunzi bungana gute, igihe cyose buzaba budafite ubukurikirana buzayoyoka. Niyo mpamvu niyo waba utunze, umugore azagusiga mu nzu ajye gushaka bya bindi arebe ko yabona hakura amafaranga yo kugura cya kinini umira. Wa mukozi ukwitaho, nuko bigenda. Igisubizo ni kimwe, Imana iturinde indwara, Imana idukize indwara. Matayo 8 ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira aramubwira ati, mwami washaka wabasha kunkiza. Arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire uwo ubwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi uture n'ituro Mose yategetse ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Nari mfite ibintu byinshi byo kuganira namwe kuri uyu mugoroba hejuru y'uburwayi, ariko nababwiye ko turi buze gukoresha igihe gitoya kubera ko ari muri weekend, kugira ngo tuba umwanya wo kuruhuka. Imana nidufasha wenda tuzongera ikindi gihe cyangwa se ubundi munsi. Ariko reka babwire ikintu kimwe. Muri kiriya gitabo cyane twasomye, Yesu yabwiye uyu mugabo aramubwira ngo urakize ntuzongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Bivuze ngo indwara zari ziri kuri uyu mugabo zari zaratewe n'ibyaha. Ibyaha bizana indwara mu buzima bwacu. Hari indwara nyinshi ziri mu buzima bwawe zazanywe n'ibyaha. Hari indwara ziri mu rugo rwawe zazanywe n'ibyaha. Zose ntabwo zizanwa n'ibyaha, ariko hari indwara abantu barwara kubera ibyaha. Uyu mugabo imyaka 38 yari amaze, ni ukubera ibyaha yakoze. Kuko Yesu yaramubwiye ngo ntuzongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Uyu mugoroba reka nkubwire ngo wisuzume, urebe ubuzima ubayeho. Nukizwa, nukiranuka, hari indwara nyinshi utazarwara mu buzima bwawe. Reka dusome iri jambo riri mu Kuva 15:26. Arababwira ati, mugire umwete wo kumva. Network yaribaye mbi. Twari dusoma mu Kuva 15:26. Aho Imana abwiraga Abisirayeli ngo nimugire umwete wo gukizwa, nimugire umwete wo kunyumvira no gukiranuka, ntabwo nzabateza indwara nk'izo nateje abanyegiputa. Iyo tubayeho dukijijwe, dusenga, twirinda icyaha, twanga icyaha, hari indwara Imana idukiza, hari indwara Imana ikura mu buzima bwacu, hari indwara Imana ikura mu mibereho yacu. Uyu mugoroba ugira umwete wo gukizwa, ugira umwete wo kumvira Imana, ugira umwete wo gushaka mu maso h'Imana, ugira umwete wo gukiranuka, kuko mu gukiranuka
mu gukiranuka habamo gukizwa indwara, habamo kurindwa indwara. Hari indwara Imana itazemera yuko ziza ku buzima bwawe kubera yuko wakijijwe. Yesaya 53:5, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Icya kabiri, kwizera umwami Yesu n'umucunguzi, kwizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Dukira mu mibyimba ya Yesu, dukira mu maraso ya Yesu. Haleluya. Zaburi 103:2-3, mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Iyo tubonye imbabazi z'Imana, y'Imana itubabarira ibicumuro byacu byose, icyo gihe n'indwara zacu ziragenda. Niyo mpamvu mbere yo gushaka gukira indwara jya ubanza wihane. N'abantu ubona bafite indwara jya ubanza ubihanishe mbere yo kubabwira ngo murakira. Kuko iyo twihanye, iyo dukijijwe, iyo tubabariwe ibyaha, hari ibyaha bituvaho n'indwara bikajyana. Kuko hari indwara zizana n'abadayimoni kandi abadayimoni binjira mu byaha. Yeremiya 33:17, nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari bakwise igicibwa bati, hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Yesu ashimwe. Iri ni isezerano, iyi ni declaration, iri ni isezerano ry'Imana. Nzakugarurira amagara yawe. Yeremiya 33:17, nzakugarurira amagara yawe kandi nzakomora inguma. Uyu mugoroba usenga ubwira Imana ngo Mana, ngarurira amagara yanjye, ngarurira umubiri wanjye, ngarurira ubuzima bwanjye, kugira ngo ngire amagara mazima, kuko ni isezerano. Zaburi 41:4, Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri, ni wowe umubyukiriza uburiri iyo arwaye, niwo mubyutsa ku buriri iyo arwaye. Iri ni isezerano ry'Imana ngo Uwiteka azamwiyegamiza, handi ku gisasiro, handi ku buriri urwaye, mu biro utameze neza. Hari ijambo rivuga Zaburi 44:4 ngo Uwiteka azakwiyegamiza kandi Uwiteka azakubyutsa kuri ubwo buriri, azagukiza iyo ndwara. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ahanga muri Matayo 8:2 kandi niho twasomye, igihe umubembe yazaga akabwira Yesu ngo wabishaka wabasha kunkiza, wabishaka wankiza uyu mugoroba, wabishaka wankiriza urugo, wankiriza umuryango. Deka muri kano kanya ufate aho urwaye, ufate ikiganza cyawe ugishyiraho urwaye. Niba ufite umurwayi, nimba ari umuntu ufite urwaye mu rugo rwawe cyangwa se mu muryango wawe, umwizerere. Uri hafi ushobora kumwambikaho ikiganza, utari hafi yawe ushobora kurambika ikiganza ku ifoto yiwe. Haleluya. Ushobora kurambika ikiganza ku ifoto yiwe. Uwo nguwo uzi ufite umwenda we wawusengera, tukizerana muri kano kanya, kuko umubembe yabwiye Yesu ngo wabishaka wabasha kunkiza. Yesu amubwira ngo ndabishaka. Yesu arashaka kugukiza. Ibibembe ufite, indwara ufite, uburibwe ufite, Yesu arashaka kugukiza. Twabonye ububi bw'indwara, twabonye uburyo ki Satani ashaka gusenya iyi mibiri, kuko afite ishyari ry'uko twebwe dufite imibiri watayifite. Ntabwo Satani amujugunye mu isi kandi atamuhaye umubiri. Rero agufitiye ishyari wowe ufite umubiri, ashaka kuwangiza, ashaka kuwica, ashaka kuguteza indwara, ashaka kuguturamo, ashaka kukwamo akawuvuruguta. Kandi ikibi cya Satani ni iki ngiki, nabari abamuhaye ikaze ngo yinjire mu mibiri yabo, ntagaza ngo abane nabo neza. Oya, iyo yinjiye muri wowe atangira kugusenya, kuko arashaka kukwica vuba ukavaho akinjira mu wundi, ntagashaka kugumana nawe.
niyo mpamvu yakwinjiyemo agukoresha ubusambanyi, akagukoresha ubusinzi, akakunywesha ibiyoga bimeze ukuntu, akakunywesha urumogi, akakunywesha bya bintu byose bigenda bikakwangiza, ukananirwa kurya, ugakubitwa, ukarwana, ukagenza gute, akagushora mu bintu bigusenya, ashaka kupfa vuba. Kuba yinjiye mu mubiri wawe ntabwo bivuze ngo agiye kwicara urinde ngo nashaka kubamo, oya, nupfe hanyuma afata undi nawe wice agende, hanyuma spirit yongere injire mu bundi. Nuko ubundi imyuka ikora ibishaka ngo ijye mu mubiri, iwufuyange iwushwanyaguze, iwice bawuhambe, hita ivamo, yimuka ifata ubundi. Nuko satana akora. Ntabwo ari bya bindi wowe ujya mu nzu wayituramo ukayifata neza, ukayisiga irange, ukayikoresha, ukagenza guto. Ya satani we yinjiye mu nzu, yinjirana inyundo n'ipiki n'igitiyo, akubita ibibambasi, abomora, ahirika, aruhuka uko ayishenye, ubundi yamara kwisenya agatajya gushaka indi. Nuko satani akora. Rero iri joro, uyu mugoroba, ubwire Yesu ngo Yesu wabishaka wankiza, wankiriza umwana, wankiriza urugo, wankiriza umuryango, kandi ndasengera protection ku mubiri wanjye. Ndirukana indwara mu rugo rwanjye, ku mugabo wanjye. Ntabwo indwara izigera ikwandikira. Nimba ifite na gahunda yo kuza mu kanya mu minota 10 iri imbere, mu masaha 5 ari imbere, ejo hazaza, ntabwo izakwandikira ngo ikubone ngo ikubwire ngo ndaje. Oya, uzabyuka usanga yahageze. Niyo mpamvu rero uyu mugoroba dufunge izo ndwara zose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Satani ntabwo afite uburenganzira bwo gushyira indwara mu buzima bwacu. Uyu mugoroba, iri joro, turirukana indwara yose ni muri twebwe. Aho twagize amadisipurine mabi, aho tutakoze ibikwiriye, aho tutagenze mu nzira ikwiriye, turasenze mu izina rya Yesu, turasenze mu izina rihambaye, turasenze mu izina rikomeye, turasenze mu izina rifite imbaraga. Rebo shakaramando uriyamandara bashakaramasayini. Turirukana umwuka w'indwara mu mazu yacu, turirukana umwuka w'indwara mu bo dushakanye nabo, mu bo twubakanye nabo, turirukana umwuka w'indwara mu rubyaro rwacu, mu bavandimwe bacu, mu babyeyi bacu. Indwara yose turayirukana. Izamaze kwinjira turazisohora, iziri mu mibiri yacu turazikuramo, n'izizaza turazikumiriye, ntizizakandagira aho turi. Imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Twanze umwuka mubi, twanze uburibwe, twanze uburwayi bwose, dusengeye amagara mazima mu maraso Yesu Kristo, mu mibyimba ya Yesu turi bazima. Imibiri yacu, imitwe yacu, amagara yacu, ibitekerezo byacu, ibyacu byose, imibereho yacu yose, turi bazima kuva uyu munsi kugeza iteka ryose. Nta kibi na kimwe, nta ndwara n'imwe ifite ubushobozi hejuru y'ubuzima bwacu. Ibyaha byose twakoze bikatuzanira indwara, uyu mugoroba turabyihana. Uyu mugoroba dusabye imbabazi iby'imiryango yacu yakoze. Uyu mugoroba turabyihana, dusabye imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso Yesu atubabarire, amaraso Yesu atweze, imbabazi z'Imana zituzeho, kugira ngo tube bazima kandi dukore ibintu bizima, tubashe kurama. Data, turagushima ko waduhaye umubiri, Data, udushoboza kuba muri iyi si kugira ngo tuyinezerwemo kandi tuyishimiremo. Ndakwinginze uyu mugoroba, iyi mibiri waduhaye Mwami, natwe twarayiguhaye ngo ikubere ubuturo. Imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera, imibiri yacu ni urusengero rwawe Mana. Rero turakwinginze, dukomereze ubuntu bwawe, dukomereze imbabazi zawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ibahe umugisha, mwakoze kuba imbere y'Imana, kandi mwakoze kugeza kuri munsi wa gatandatu w'amasengesho. Ejo tuzasoza amasengesho, hanyuma watanga ituro ukoresheje iyo nimero iri kuri screen zawe. Imana mu ijuru ibahe umugisha kandi bagire neza. Na hejo mu gitondo mu materaniro, kandi no ku mugoroba dusoza amasengesho. Reka mbabwire ngo ijoro ryiza, bye bye, ndabakunda cyane. I love you so much, goodbye.